Jambo watu wa Mungu, jambo Murabo bantu b'Imana, murabo bakozi b'Imana, imbere yanyu uyu munsi nje kubaha amakuru aturutse ku Mana, makuru Imana ishaka ko abantu bayo babona. Aya ni amakuru Imana yampaye kugira ngo mbwire abari mu isi bose, mbwire abantu bose, yaba ari umukristo yaba atari umukristo, yaba azi Imana yaba atazi Imana. Ubu butumwa ni ubwa buri muntu wese uhumeka, uri muzima. Iyi ni inama ya buri wese kugira ngo ayishyikire. Iyi nama rero ntuyigumane, ahubwo uyihe na bagenzi bawe ndetse n'inshuti zawe, kuko iyi nama izagufasha kandi izafasha n'abavandimwe bawe ndetse n'inshuti zawe. Nanjye ubwanjye azamfasha. Hari ejo bundi nijoro niho nabonye yerekwa, Imana inyereka uburwayi bukomeye, mbona korona, abantu barimo kuyipinga bavuga yuko korona ibyo bavuga atari byo, ariko nza kubona korona isa nkaho igabanutse, abantu babona yuko itakiri ikintu gikomeye. Imana rero yashatse ko korona isa n'igabanuka, ngo ize kureba neza abantu ko baza kubyitwaramo, arebe ukuntu abantu baza kuza kwihana, ndetse irebe niba bashobora no kuza gushima Imana ku bw'ibyo. Ariko usanga abantu bamwe na bamwe batizera yuko korona iriho cyangwa se korona yica, ugasanga mbese barimo barabyitwaramo uko bishakiye, bavuga ko korona atari y'ukuri, bagenda babivuga mu buryo butandukanye. Ariko nza kubona abadayimoni bakinguriwe bavuye ikuzimu, baza bakaze cyane kandi bazana ubushobozi buhambaye. Tuvuga yuko korona yishe abantu, ariko abadayimoni bazanye korona ku nshuro ya kabiri. Korona igiye kuza ku nshuro ya kabiri, izaba korona abantu batazigera babona. Nabonye abaganga babwira abantu ngo nibafunge bifungire mu mazu yabo n'imiryango yabo, ngo kuko korona ije izanye imbaraga zidasanzwe. Mbona bazana indodo, babwira abantu ngo nibafunge inzu zabo, bikingirane mu nzu zabo ntibongere kuzivamo. Mbona abantu bamwe babikinishije, baravuga ngo ni ibintu bisanzwe byo ku biganiro, ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ariko mu gihe bakibikinisha, mbona ba badayimoni binjiye mu nzu zabo, noneho abadayimoni baza bameze nk'imbeba, baje bishushanyije n'imbeba, kandi iyo inzu yose zinjiyemo, mbona zitangiye kugenda zibuza amahoro buri nzu yose. Abantu izo mbeba zinjiye, abantu batangira kugenda basakuza, bandi bananiwe gukinga amazu yabo, abandi nabo barafunze ariko ntibigera bafunga n'imyobozi ishobora kwinjiriramo. Imbeba zirinjira, imbeba zimaze kwinjira, ibi ngibi mbabwira ni ibintu by'umwuka. Ntabwo tuvuga imbeba za zindi dusanzwe tuzi, ahubwo ni abadayimoni. Ni imbeba z'abadayimoni baje kwica, baje kubuza amahoro buri kintu cyose. Nabonye abantu benshi bapfa, abandi babura abavandimwe babo, abagabo bapfushije abana babo, abagabo bapfusha abagore babo, abandi bapfusha abana babo, ndetse n'abaturanyi ntibashoboye kuza guhumuriza abaturanyi babo, kuko buri wese ntiyashoboye kuza guhumuriza buri mugenzi we, kuko nawe yari yapfushije umuntu. Mbona rero abantu bapfuye ku buryo umuturanyi atashoboraga kujya guhumuriza umuturanyi we, kuko nawe yabaga arimo kurizwa n'uwo yapfuye. Rero ibi birareba uwo ari we wese, yaba ari umuhamya wa Yehova, yaba ari umugatulika, yaba ari umuporo, yaba se ujya ku itorero cyangwa se utajya ku itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi turimo kuvuga aha ngaha ntubikinishe. Ibi bintu bigiye kuza ku nshuro ya kabiri bizanyeganyeza isi yose, bizanyeganyeza isi yose, ntabwo ari Amerika gusa, na Afurika nayo izanyeganyega, kuko abantu bazapfa ndetse n'abaturanyi babo ntibashobore kubashyingura. Ba bandi bananiwe gufunga inzu zabo
baratewe cyangwa se nabonye baterwa, mbona abantu barira, mbona abantu baririra Imana ngo mbese Mana uri Imana ki wowe utashobora kudukiza. Bamwe batangira gucira urubanza Imana, mbona Imana iricecekeye. Imana ntiyigeze yita ku kurira k'umuntu uwo ari we wese. Mbona Imana iravuga iti narababwiye ngo mufunge inzu zanyu ntimwanyumvise. Kubera ko mu gihe nababwiye ngo mufunge ntabwo mwanyumvise, none kuko mubonye ingorane zije niho muje kuza kumbaza. Imana iravuga iti mbere y'uko izi ndwara ziza, mbere y'uko ibi bintu bikomeye biza, Imana irashaka ko umuntu wese afata amasengesho, asengera urugo rwe, asengera umuryango we, kandi ayo masengesho azaba ayo kwiyiriza, kuko ayo masengesho niyo azarwanirira umuryango wawe, kandi ayo masengesho niyo azakurwanirira, kugira ngo icyago kizaza ntikizinjire mu nzu yawe. Ariko nubisuzugura, nunanirwa kwiyiriza, ukavuga ngo ngo si ibintu bisanzwe, si bwa butumwa bakunda kuvuga, ndagira ngo nkubwire yuko Imana iravuga yuko icyo kintu usuzugura kizinjira iwawe, kandi n'ikinjira iwawe nubwo waba uri umukristo ubwoko ki, nubwo wakwiyita umunyamasengesho, nubwo wakwiyita umupasiteri bwoko ki, nunanirwa gusenga muri iki gihe mbere y'uko biza, igihe uzarira Imana nibimara kuza, uko uzarira kose ntabwo Imana izakumva, kubera yuko igihe igomba kukumva ni ubu ngubu. Imana irakubwira ngo haguruka aka kanya usengere umuryango wawe, haguruka usengere abana bawe nonaha, haguruka usengere umugore wawe n'umugabo wawe nonaha, haguruka usengere ababyeyi bawe na barumuna bawe na bashiki bawe nonaha, kubera yuko uyu mwanya niwo mwanya Imana ivuga ngo abantu basenge, kandi iravuga yuko bagiye gusenga izabarwanirira kandi izakomeza kubafasha, ndetse n'izi ndwara zizaza ntacyo kizabatwara. Izi ndwara zizaza ntabwo zizinjira mu nzu zabo, ariko nurindira yuko zibanza kuza, Imana yo mu ijuru iravuga ngo nusenga icyo gihe ntabwo izakumva, nta nubwo izagusubiza. Niba uri pasiteri w'itorero, sengera itorero ryawe, sengera umuryango wawe, sengera abana bawe. Niba uri umugore, niba uri umugabo, niba uri umutoya, niba ufite inshuti, basengere muri aka kanya, kuko Imana iravuga ngo umuntu uzasenga muri iki gihe niwe uzarindwa muri icyo gihe cy'ibyago. Ariko nusuzugurira iyerekwa ukarindira yuko izo ndwara zizaza, Imana iravuga ngo ntabwo izakurwanirira, nta nubwo izakumva, uzayitakira ntabwo izakumva, kandi kuko Imana irashaka abayumvira nibo bagiye guhaguruka aka kanya mucyumvira ubutumwa mugasenga, kugira ngo ibintu nibiramuka bije ubwire Imana mbere hakiri igihe uti Imana ubindinde kandi undindire umuryango. Imana iravuga ko izarinda abayo ibi byago, kuko nabonye korona igiye kuzaza, ibitaro bizavuga ngo abantu bose barwaye bazarwarire mu ngo zabo. Nagiye kubona mbona abantu, abagore barira abana babo bakananirwa guhozwa, umwe agapfusha uyu munsi, undi nawe ejo akongera agafatwa akarwara. Nagiye kubona mbona umuntu azapfusha umuntu nk'uyu munsi, ejo yongere gupfusha uwundi, n'umuturanyi nawe bigende bityo, n'umuturanyi wundi nawe bigende bityo. Mbese ntaho ikiriyo kizaba, kuko ikiriyo kizaba icya buri muntu wese n'urugo rwe, kuko umuturanyi ntazashobora kujya guhumuriza umuturanyi mugenzi we, kuko nawe azaba afite ikiriyo. Kandi nanone abandi bazatinya kugira ngo basohoke bajye guhumuriza kujya ku kiriyo cy'abagenzi babo, kuko bazavuga bati natwe nitujyayo tuzafatwa. Ndagira ngo n'ubutumwa ubwiteho cyane kandi ubuha agaciro. Ntugire ngo ibi bintu bivugwa ni bisanzwe, ahubwo biha umwanya, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndagira ngo uyu munsi wa none ntiwibwire yuko utari umunyamasengesho rwose. Ntabwo indwara niziza zizareba abakristo gusa, ahubwo zizareba buri nzu yose, buri muryango wose. Ndakwingize senga, nubwo utazi gusenga, ndagira ngo usenge iri sengesho, ubwire Imana uti Imana nshyize umuryango wanjye mu maboko yawe, nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe ndetse n'umuryango wanjye. Ubwire Imana uti inzu yanjye ndayikuragije mu maboko yawe, ushobore kuturinda ndetse no kudukingira ziriya ndwara, kugira ngo ibi byago bigiye kuzaza ndetse n'aba badayimoni bagiye kuza mu miryango ntibazabone umwanya mu rugo rwacu.
Mana yacu, hisha urugo rwacu, hisha umuryango wanjye, hisha abana banjye, hisha umugabo wanjye, hisha umugore wanjye, hisha barumuna banjye n'abakuru banjye, hisha bashiki banjye n'abasaza banjye, hisha abantu bose bo mu muryango wanjye. Niba ufite n'inshuti nazo uzisengere, ubwire Imana uti Mana rinda inshuti zanjye, uvuge amazina yabo bose, ubasengere, uvuge izina ry'itorero ryawe urisengere. Kandi Imana iravuga ngo nubikora ngo rwose Imana izakubera iyo kwizerwa. Kuri ibyo byago bizaza ntabwo bizinjira mu muryango wawe, ntabwo bizinjira mu rugo rwanyu, kuko inzu yawe izaba irinzwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ku bw'ibyo rero ndabashimiye kandi nizeye neza ko ubu butumwa mubwakiriye, kandi ubu butumwa nubwakira ntureke kubugarukiraho gusa, ahubwo ubwoherereze buri muntu wese n'inshuti yawe, kuko ntabwo ari ibintu bya bindi by'ubuhanuzi bimenyerewe. Oya, ahubwo icyo nshaka ni ukugira ngo ubutumwa bugufashe kandi bufashe n'umuryango wawe, kugira ngo ejo utazavuga ngo ngewe sinabyumvise. Imana iguhe umugisha, kandi ndagusabira kugira ngo Imana ikureho ku mutima wawe, kugira ngo ubu butumwa nubwakira buze kuza kugukoraho kandi bugire icyo buhindura mu mibereho yawe. Amen.